Reba noneho ibintu Gemini irimo irakora, reba uburyo ishobora gufata style y'umusatsi wawe ikaba yawuhindura, ikaba yaguhereza style z'umusatsi wayo yishakira, bidasabye ngo ugende weditinge, ubwayo yonyine uyihereza prompt ukayibwira uko ushaka igukorera umusatsi. Hari ba bantu bumva babuze inyogosho yababera, hano Gemini irabigufashamo. Reka dutangire rero nkwereka uburyo nabikoze, nawe akaba ariko wajya ubikora mbere yo kujya kwiyogoshesha, cyangwa ushaka no gukora agafoto kawe gasa neza ukaba wabikora. Tugiye kugendana nkwereka uburyo nabikozemo. Mbere na mbere urabanza ujya muri description yanjye udownloadingemo prompt tugiye gukoresha, iri muri description yanjye muri iyo video uri kureba kuri YouTube. Mbere na mbere urabanza uhituza hano, urahituza Play Store, ubanza downloading Gemini. Umuntu utayifitemo urabanza uze downloading Gemini yawe, urahituza hano basacingira hano, usacinge Gemini, dore ngiyi niyo aba ari tukandaho ihita ifunguka. Noneho kubera ko ngewe nayinstallinzemo bari kumbwira ngo nkore open, ariko wowe nimba utayifitemo urabanza ukore install. Sasa rero urahita utangira uyinjiramo, winjiramo nurangiza ku installinga uhituza hano handitse create image, ahangaha ukandeho, hahite haza akantu hano hasi wakabonye akangaka. Noneho hano urahituza ukande hano kuri kano kantu kameze nk'agasaraba akangaka, ukandeho uhituza muri galeri, hano handitse galeri winjiramo gutya, uhite sasa rero uza gushaka ifoto yawe ugiye gukoresha. Dore ngewe ni iyi ngiyi ngiye gukoresha, uhita ugahita ukora add ifoto ngiyi iteza hano. Noneho rero hano munsi niho wandika ya prompt yacu, iriya natangiye nkubwira ngo ujye kuyikopiya muri description uyipestingemo hano, wayifata uyipestingemo ukanda ugumisheho wemeze gutya, dore ngiyi ihita izamo. Noneho rero iyo urangije kuyipestingamo ikintu kiba gisigaye ni ukohereza, uhita ukora kuri kano kantu kameze nka send, aka kantu ko kohereza kano ugahita ugakandaho gutya, ifoto yacu bahita batangira kuyidukorera. Ntabwo ari ibintu bitinda, ni nk'amasegonda 5 cyangwa 10, ntabwo bitinda ifoto yacu bari kuyikora. Ubu nibwo buryo wakoramo ushaka mbere yo kujya kwiyogoshesha, cyangwa se uri kumva ati se nakaye kanyogosho kakubera, uri kutestinga nyine unarebe nuko umutwe wawe. Hano ikintu bagusaba ni ifoto gusa igaragaza face. Urabona umuntu wacu nguyu yaje, urabona arasa neza nyine, n'iyi foto twari dutanze birasa neza ku buryo iyi foto yipostinze nta muntu wahakana ko ari we, nta muntu n'umwe ushobora kubihakana pe. Gemini AI ikora ibintu by'agatangaza, ikora ibintu birenze. Noneho rero iyo ugiye kuyidownloadinga ukandaho ku ifoto yawe, hagati haza akantu ka download hano hasi kanze nkakwereke ngaka, hano kano kantu ka download kano ni kukandaho gutya, ifoto yawe igahita yibika gutya iri kwidownloadinga. Ni gutyo rero bikorwa. Nimba rero hari umuntu ujya wibaza ukuntu utu dufoto tumaze iminsi dutrending, ukabona umuntu yahinduye umusatsi ukibaza uburyo bikorwa, ni gutya bikorwa. Ubutaha nawe ntihazagire ikintu kizakunanira, nabikweretse nawe ubwawe wabyikorera, kandi ari telefone yawe yonyine, nta n'ibindi bintu birenze bagusabye. Ngaho rero kora subscribe kandi ndetse unandike muri comment ikindi kintu wumva ushaka nakwigisha ubutaha.